Mwongeye kwirigwa bakunzi ba Imanzi Media TV. Turizera ko aho muri hose mu byo murimo byose mumeze neza, nta kibazo mufite, kandi tubifurije ishya n'ihirwe mu byo murimo. Tubifurije guhaha mu karonga, tubifurije gutsinda abari kwiga cyangwa bari mu bintu bibasaba gutsinda, tubifurije intsinzi cyangwa kugera ku byo mwifuza mwese mu byo murimo. Imanzi Media TV turabakunda cyane. Uyu munsi rero tuje mu kiganiro cyacu ugiye kuzajya mukurikirana hano kuri chaîne ya YouTube Imanzi Media TV, ikiganiro kivuga ku buzima bw'ibyamamare bigiye bitandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo muri rusange. Ikiganiro kizajya kiba cyitwa Celebrity Show. Tuzadukora episode ya mbere, episode ya kabiri bitewe nuko mwagaragaje ko mugikeneye. Kuri uyu munsi rero tugiye guhera mu kiganiro cyacu Celebrity Show episode ya mbere. Tugiye guhera ku munyarwenya umusitari uzwi hano mu Rwanda. Iyo bavuze umunyarwenya cyane cyane twumva abanyagiso, twumva ba Papa Sava, ariko ntago aribo tugiye guheraho. Uyu munsi tugiye guhera kuri comedian Dogiteri Nsabi. Dogiteri Nsabi nta muntu utamuzi hano mu Rwanda muri showbiz, mu myidagaduro, muri sinema nyarwanda, mu gusetsa. Rero tugiye kubagezaho byinshi ku buzima bwa Dogiteri Nsabi mutari muzi, haba muri sinema ndetse no hanze ya sinema. Cyane cyane tugiye kubagezaho byinshi ku buzima bwe bwite bwamuranze kuva akiri umwana kugeza abaye umusitari mubona ubu ngubu. Nta kindi tubasaba rero no gukora subscribe, like, share na comment kuri YouTube channel yacu kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda bimeze neza, kandi tugushishikariza gukurikirana ikiganiro paka kirangiye kugira ngo udacikwa bimwe na bimwe mu byaranze ubuzima cyangwa mu bijyanye n'ubuzima bw'uyu munyarwenya mutari muzi. Ni mu kanya gato ubundi tukava imuzi n'umuzingo. Iyi nkuru, umunyamibare wahindutse umunyarwenya. Urugendo rwa Dogiteri Nsabi uri mu bakunzwe. Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga, nta kabuza uzi Dogiteri Nsabi, cyane ko bigoye ko wanyarukiraho ngo ufunge telefone cyangwa mudasobwa wakoresha gutabonye rumwe mu nzenya ze zitembagaza benshi. Nsabi w'imyaka 25, ubusanzwe yitwa Nsabimana Eric, avuka mu muryango w'abana 4 barimo 3 b'abahungu. Yatera urwenya, akunze kugaragara yambaye amadarubindi yayahengetse, ingofero, ikote rifunguye ririmo karuvati imbere, ipantaro yitise ndetse n'inkweto za bodaboda. Ni umusore udakunda kuvuga menshi mu buzima busanzwe, ariko akagira uko asetsa uwo baganiriye bitewe n'ibimenyetso abakora n'amagambo agenda anagamo gake gake. Mu busanzwe yize MCB mu magambo y'Ikinyarwanda ni imibare, ubutabire n'ibinyabuzima mu mashuri yisumbuye. Ngo gusetsa bujya kuri Dogiteri Nsabi sibyo, nimwiyumvire uko byagenze. Mu kiganiro yagiranye n'igihe ariyo dukesha iyi nkuru, Nsabi yagaragaje ko abamubaga hafi kuva kera babonaga ko azi gutera urwenya cyane, ko kuva mu buto bwe ari we wabashaga gusetsa umubyeyi we. Ati, ni ibintu byari byoroshye kubona ko nzi gutera urwenya, ko nitwaraga n'ibyo nakoraga byagaragazaga ko nshobora kuba umunyarwenya. Iyo twabaga turi kuganira mu rugo na mama, ninjye wamusetsaga mu bavandimwe banje, nta bundi bufindo nkoze. Ni ibintu byagaragaraga ariko bitarabona umurongo muzima umuntu yabiha. Akomeza avuga ko byakomeje kugeza ubwo yajaga mu mashuri yisumbuye. Ati, noneho bya bindi abantu bambonagamo kera byaje gukura nkiri kwiga mu mashuri yisumbuye mu mwaka wa 2016 no mu mwaka wa 2017. Byatangiye nkina ikinamico imbona nkubone. Muri icyo gihe nagize uruhare mu kinamico ku ishuri, atari nge mukinyi w'imena.
ariko ibyo nagombaga gukina nabikinye neza biduhesha igikombe binantera imbaraga. Uyu musore yakabije inzozi ze ubwo yari ari muri media club ku ishuri. Iyi club yahuzaga abanyempano batandukanye barimo abakina ikinamico, abahanzi n'abandi, ndetse binatuma aba icyamamare aho yigaga. Dogiteri Nsabi avuga ko mu gushaka kwemeza ibintu bitoroshye kuri we ubwo yajyaga kwiga mu mashuri yisumbuye mu cyiciro cya kabiri yahisemo kwiga MCB. Uyu musore uvuga ko yari afite impano nyinshi yashatse ikindi cyamubeshaho asoje amashuri yisumbuye, abona icyo yashobora ari gukina filime zisetsa. Agaragaza ko kumenyekana yabiharaniye kuko yamaze igihe yitoza ibintu bitandukanye ubwo yashakaga aho yamenera muri sinema nyarwanda. Ati naje kugira amahirwe menya imbuga nkoranyambaga ntangira kuzikoresha, naravuze nti ngiye kubikora kandi ndabizi abantu bazabireba. Mu ntangiriro ntibyari byoroshye ariko nyuma abantu bagenda babikunda. Mu mwaka wa 2020 nibwo Dogiteri Nsabi avuga ko yatangiye kumenyekana biturutse ku mashusho ye yasakajwe n'abantu bakamwishimira. Imvano y'imyambarire ya Dogiteri Nsabi n'ururimi rw'ikirera byaba bituruka he cyangwa se yaba abikomora hehe? Uyu musore agira imyambarire imwe yakina filime zisetsa, akaba nayisangije wenyine mu bandi banyarwenya mu Rwanda. Avuga ko yayitekereje kubera ko abantu bafataga amashusho bagakatamo amazina ye yabaga yashizemo. Ati abantu bafataga amashusho bagakatamo amazina yanjye, nza guhagarika kwambara imyambaro itandukanye ntangira kwambara kuriya mu mboni. Uyu musore yatangiye ibyo gutera urwenya yifashisha imbuga nkoranyambaga nka Instagram, bimaze gutangira gukorana na chaîne ya YouTube yitwa Irebero TV, ariyo yamufashije kugeza ubwo yahuye na Kiramani uzwi nawe muri filime kuri YouTube, ari nawe bakorana bya hafi. Ubu banafatanyije n'uwitwa Mitsutsu Nyambo n'abandi bagiye batandukanye. Dogiteri Nsabi avuga ko sinema imaze kumwubakira ubuzima ku buryo abasha kwitunga no gufasha abandi bamwitabaje. Ngayo nguko ubuzima bw'incamake bw'umunyarwenya umusitari bw'umukinnyi wa filime nyarwanda ariko ibana muri filime zijyanye no gusetsa cyangwa comedies, Dogiteri Nsabi. Ndizera ko mwadukurikiranye, nkaba nshimira wowe twabanye kuva ku ntangiriro kugeza iyi celebrity show episode ya mbere ivuga ku buzima bw'umunyarwenya Dogiteri Nsabi irangiye. Tugushishikariza gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ujye ubana natwe umunsi kundi. Stay in touch on Imanzi Media TV. Turabakunda cyane. Imana ibarinde, Imana ibahenzagire.